amahoro irwejuru na ruhiza mu bikombe byose by'u Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari nk'urubyiruko twese twiyumvire abakecuru n'abasaza yawe nyiramubande we nyiramubande we. Ubushize duheruka Gasimbanyi ngo yungutse icyo azahimisha bagenzi be, yaba yarabigezeho? Mukurikira umukino. Kante ngo we hano nkwereka ibyo nkubazaye. Ndaje Ore we wasanga ndi ngiye kubakoresha bitambiruka. Sasa sinaherutse uvuga ko ugiye mu mujyi sogwera. Yawe garukiye mu marembo y'umujyi kubera uburemere bw'amakosa ukomeze gukora rwose. Tewe tekanengo inkuru zingezeho ngo wongeye guhingisha abahinzi baturutse mu nkambi. Sogo ibyo nabyo ni ikosa. Yemeye ntega moto uzira ukuntu ihenda. Ase nunse nyatanze niko ubwo icyo nicyo gitumye uze wiruka watanya. Banyereke bose mbirukane none se nimba bashoboye akazi ikibazo ni iki? Oya biramba baza kuba ntashobora no kubatandukanya n'abandi rwose. Bibaza nuko wabashyiraho ikimenyetso nkajya mbamenya. Wasanga nirwa nsangira nabo rwose. Udasangira nabo se saba. Banyereke naba banyereke. Ariko nkubaze ko ko bataha none hanga amvire mu murimo. Niba wowe ubwawe udashobora gutandukanya abantu n'abandi wabaretse kwicyupfa ari uko bakora akazi kawe neza. Ndakubwiye ngo banyereke. Ikindi kandi nacyo ukamenye ko ari abantu kimwe nawe. Abantu sibiki. Kandi nimba wumva utabyumva rwose mbaba rugendo birobanurire. Aho ntiwumva maze ndori. Aho ntunyumvire. Umunsi ugenda nakukurikije amaso iyo baba zikumwanze ariko uranunguye pe. Ukomeje gupanga amakarito neza muri boutique sinareba inyuma. Bitese Ni byiza burya se zikuririmba. Namaganya umuntu abaririmba gusa. Amayenga maganya ngo muse kumara yanjye. Kubera ibyo mbona hari igihe mbibuje igisubizo gahitamo kuririmba. Sha birumvikana gusa nanjye nuko uziko Muyomba yavuze ko adashaka ikintu na kimwe cyamwumvikanisha na papa wawe. Naho bigeze se? Ndagira ngo ngubwire karamutse amenye ko tuziranye yanyirenze. Sha baba Karame nanjye nuko ntago bitworoye. papa we na mama ntamwumva. Ahubwo iyo mvuze ikintu cyatuma bumvikana cyangwa se bakaganira nabo bafitanye amakimbirane bari mu nkambi aravuga ngo yibyariye intasi y'abazamwica. Ibaze sha haba narinje kugura ubudodo nanga kugenda ntagusuhuje reka ngende. Uragiye se? Ndagiye nukuri. Umva none se mbaba Karame ubu ntitwakirengagiza ibyabo tukikundanira. Oh sister Karame ntabwo ndi bukugwabe humura. Ego man nabonaga imodoka izinsatira nkibaza ukuntu muri guta umuhanda bikanyubira. Sister Karame wambaye neza. Murakoze. Uranye umuntu wambaye imyenda idoze mu gitenge. Murakoze cyane. Ubwo dodosera ariko uzi ko ari ko ari dodera hamwe ukora inkwidi. Ngewe ni wowe. Ibyo dodoka ari byiza ra. Azandode ingofero y'abarasita. ingofero se ko najya nzidoda. Uza dodo kubonye kose nzapfa kuyemera. Nibyo. Kandi nzagwa amafaranga ushaka ndekeneye rwose. Kandi nge wanyita tonto kiduhe. Ahubwo wampa nimero yawe kugira ngo nzajye nkwibutsa. Gakuru aha nyine niho mu rugo. Iyi burende ni iwacu. N'aba duturanye bamwe twamenya nino abandi turaziranye. Ndabibona ndabona bitoroshye naho ubu buryo buri amahema ndabona amaze gusaza nta kundi
mwese mbege ubu ngiye ikintu kinzanye nze ngo tuganire ukuntu mama Yusufu yazongera akaduha cya kiraka cyo kumutwaza ya Mariya njye ubu njye ndi tayari ko yavuze ko azaduha menshi kurushaho se ntabyo numvise njyena n'ubu nagize ubwoba Mariya yavuze ngo abanyeshuri nibo bonyine bayitwara ibintu bitaremereye akaduha amafaranga na kuri amafaranga se ubwa mbere yafashe mbage ikindi mfite ubwoba nzongera kubeshya kuko mu rugo ushize nababwiye ko amafaranga nayo nayatoraguye ariko shareka umuteto hano uzababwire ko hari abazungu bakora mu nkambi bayaguhaye kubera ko bagukunda byashoboka da ariko rero hanjye n'ubundi iyo ndebe mbare ari amafaranga ukuntu angana inshuti sinakubeshya ari amafaranga sinayirengeje ariko natekereza ukuntu kubeshya ababyeyi bintera kumva umutima uhagaze ukandya kandi mama Yusufu yavuze ko tutagomba no kumena ibanga tutamena ibanga ntunabeshye ejo rero ni ukujya kumureba akadutuma tukazamusanga kuri ka gashyamba ka Ruhiza uri tayari icyo cyanzanye shabije nanibereye mu rugo ndi kwirebera filime ariko shaho hari filime nabonye numiwe yego ni filime bwoko ki se nkurikije ukuntu wowe uteye ntiwayikunda umva kuki se nyine ni filime ngo z'abakuru da ariko n'umwana wayintije nayishyizemo mbona abantu bambaye ubusa ahubwo mama yari kumpita ntiyayibona nayirebye nijoro erega ubwo nayirebye nijoro baryamye uzi ko nasibye kuza kubera nasinziriye ntinze nasinziriye bwenda gucya reka tuve mu bya filime bikubuza kwiga we ahubwo umva warahombye yewe umva muri groupe twaganiye byinshi byubaka ku masomo ndetse no ku mahoro amahoro njyewe se nta mahoro mfite we yego urayafite ariko uzi neza ko hari n'abatayafite yego nuko rero mu gihe ubayeho neza uzi ko hari n'abatabayeho neza ujye umenya ko nta mahoro ufite ahubwo we reka tuve muri ibyo unyibyirire komera ukupaga kujya i Burayi wabonye viza nagatanga hari ikintu mbajije nyamara kante ndakumva utagira ngo ntiwampemukiye njyewe se wowe warampemukiye akowe nawe kugira ngo hakaze abantu baturuka mu nkambi uzi n'ukuntu batanyifuriza kubaho maze ni ukuri bariyariye ariko bariyariye rwose ariko ntubaze Gatsimba baze ubu koko wananiwe kubatandukanya n'abandi ese ubwo wumvaga ari jye ujya mu bakozi banjye bahinga neza nkajya kubavangura koko njye ninongera kubasanga mu murima wanjye muzahita mujyana nta kindi kunyangiriza ibigori ubu se barashaka guhinga ibyo bazarandurara batera amabuye ku nzu yanjye bakaturaza ijoro duhagaze twibirukankana nabo turwana ntabwo byibuka ariko se wabwira n'iki koko ko ari abo mu nkambi wabayoberwa se uragira uti barabiranduye utamabuye ku mabati nyine ariko mana urumva nabyihanganira nyamara reka nkubwire mutware wanjye ni ukuri nzarugutamo uzaruntema sinjya kuzivuganwa na rubanda rwose bavuga ko nabafashije gukora ubuhemu nawe ariko papa icyo ariko uzi ko ibyo mama avuga ari ukuri si ibyo se mwana we nanjye byatangiye kungiraho ingaruka izihe ngaruka none ntabwo abantu bakinyizera ngo nuko ndi mwene Gatsimba si ibyo se byose bakwizera se ubundi wizerwa nk'impunzi gute uri impunzi abakiriya muri butike bose baragabanyutse kandi abo mu nkambi nari mfite benshi bose ubu se hari agafi duheruka wa mwana kumbwira abanyenkambi ariko papa reka nkubwire njyewe nibikomeza nzigira mu mujyi so mwana wa tuzajyana n'ukuri muzohohe wowe na nyoko musanga izo mpunzi mu nkambi urabuzwa iki se Gatsimba nyurwango ni rwose ku bantu bo mu nkambi nyamara ntarabasha kubatandukanya n'abaturage basanzwe kandi aracyafite umugambi wo kwihimura. Mbegeti na Gakuru bo bakomeje gufasha mama Yusufu mu bucuruzi bamutwara imari batazi ko Kiduhe yadukiriye Mbabazi aho habana ntiyaba yavuyemo uyu mwana Minyoni wese amaherezo yo nayaye naho ubutaha twiyumvire